Hi everyone, ikaze nanone kuri YouTube channel yanjye ari nayo yanyu yitwa Fisher TV. Ndagusaba gukanda kuri subscribe niba utarabikoze, wandike comment ndetse usharinge uyisangize n'abandi kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, dukore umuryango mugari, dufatanye kwiga ndetse no kwigishanya. Tuba dukeneye inama zanyu, tuba dukeneye ibitekerezo byinshi kugira ngo dufatanye. Uyu munsi rero ntabatindiye, reka tujye muri ya gahunda yacu rero tudatinze. Abantu bafasha abana kwiga, ndetse ubwo ndavuga ababyeyi, abarimu ndetse n'abandi bagira aho bahurira n'abana, kugira ngo duhuze ibitekerezo, uburyo twafasha abana tukabarera neza ndetse bakagira ubumenyi buhagije mu kwiga imibare. Niba utarebye ikiganiro cyabanje, ubwo ndavuga session yo kwiga season ya mbere kuri episode ya 2, twavuze uburyo wakwigisha umwana imibare ku nshuro ya mbere kuva kuri 1 kugera kuri 5. Niba utarakirebye, ndagusaba kugira ngo wongere ugende usubire kukireba. Ikiganiro cyiza kirimo inyigisho nziza zifasha abana ndetse nawe ufite aho uhurira n'umwana. Hanyuma rero uyu munsi tugiye kureba uburyo ushobora kwigisha umwana guteranya imibare. Ubwo nabwo ni ukwiga guteranya ku nshuro ya mbere, atarigeze abibona ariko waramwigishije kubara ndetse no gusoma imibare. Kuko mbere yuko umwigisha ibindi byose, ugomba kubanza kumwigisha kubara imibare ndetse no kuyisoma. Nkuko nabibabwiye, kutararebye icyo kiganiro asubira inyuma ajye kugishaka, abanza kirebe kuko nacyo ni ingirakamaro. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo wafasha umwana mu guteranya imibare. Ese wakoresha ubuhe buryo kugira ngo umwana umufashe kwiga guteranya? Nkuko twabivuze, uyu munsi turakoresha ibintu bihari bifatika tubona mu buzima bwacu bwa buri munsi udashobora kubura, kugira ngo umwana umufashe kwiga neza. Hanyuma turaza gukoresha uducupa duto, cyangwa kufite udufuniko tuba ari two dukoresha. Hano ngewe mfite uducupa 10 twose hamwe. Mfite uducupa 10 nitwo tugiye kwifashisha mu kwiga guteranya. Ni uducupa 10 twose hamwe. Turaza kwigiramo guteranya imibare itarenze, ubwo ni ukugeza ku 10. Umubare udafite igiteranyo kirenga 10. Imibare yose tuza guteranya iraba iri muri iyo ngiyo mvuze haruguru. Tudatinze, ngiye kubereka uburyo dushobora guteranya iyo mibare. Turatangirira ku mibare yoroshye cyane. Mbere na mbere, guteranya ni iki? Guteranya ni ukuba ufite ikintu cyangwa ibintu ukabyongeraho ibindi, hanyuma byose hamwe byitwa igiteranyo.
niba wari ufite ikintu kimwe ukongeraho ikindi kimwe, igisubizo ubonye cyitwa igiteranyo. Tudatinze reka dufate agacupa kamwe duteranyeho akandi kamwe, turebe ubucupa twaba dufite. Aka ni agacupa kamwe guteranyaho akandi gacupa kamwe. Nkuko twabyize, twize ko iyo turi kubara duhera kuri rimwe. Ubwo agacupa kamwe guteranyaho akandi gacupa kamwe biba bibaye uducupa tubiri. Agacupa kamwe guteranyaho akandi gacupa kamwe biba bibaye uducupa tubiri. Ni ukuvuga ngo mbere yuko uteranya imibare, wibuka yuko guteranya ari ukongera ibintu. Iyo wateranyije ibintu ntibigabanuka. Reka twongere dufate urundi rugero. Muri video yabanje nababwiye yuko umuntu afite intoki eshanu ku kiganza kimwe. Umuntu afite intoki eshanu ku kiganza kimwe. Reka tubare intoki eshatu. Urutoki rumwe, intoki ebyiri, intoki eshatu. Tugiye kongeraho izindi ebyiri. Urutoki rumwe, intoki ebyiri. Hanyuma za ntoki tugiye kuzibarira hamwe. Urutoki rumwe, intoki ebyiri, intoki eshatu, intoki enye, intoki eshanu. Twari twafashe intoki eshatu guteranyaho intoki ebyiri, ubwo tubonye yuko biba intoki eshanu. Bivuze ko gatatu guteranyaho kabiri ari intoki eshanu. Asubiramo, gatatu guteranyaho kabiri, igisubizo ni gatanu. Ubwo umuntu afite intoki eshanu, iyo dufashe kabiri tugateranyaho gatatu bibyara gatanu. Hanyuma tugiye kubara intoki eshanu, duteranyeho izindi eshanu turebe igisubizo. Urutoki rumwe, intoki ebyiri, intoki eshatu, intoki enye, intoki eshanu. Tugiye guteranyaho izindi eshanu zo ku kundi kuboko. Urutoki rumwe, intoki ebyiri, intoki eshatu, intoki enye, intoki eshanu. Za ntoki zose tubaze ziri ku biganza bibiri tugiye kuzibarira zose hamwe turebe uko zingana. Urutoki rumwe, intoki ebyiri, intoki eshatu, intoki enye, intoki eshanu, intoki esheshatu,
intoki 7, intoki 8, intoki 9, intoki 10. 5 guteranyaho 5, igisubizo ni 10. 5 guteranyaho 5, igisubizo ni 10. Bivuze ko umuntu agira intoki 10 ku kiganza cye. Umuntu agira intoki 10 ku kiganza cye. Ndasubiramo, umuntu agira intoki 10 ku biganza bye 2. Hanyuma nk'uko twabivuze muri video yabanje, twavuze yuko iyo uri kwigisha umwana ukoresha ingero zifatika ndetse abona umunsi ku munsi. Mwabonye yuko duteranya rimwe guteranyaho rimwe twakoresheje uducupa. 3 guteranyaho 2 twakoresheje intoki zacu ku kiganza kimwe nk'uko twari twarabivuze muri video yabanje. Hanyuma kugira ngo tumwigishe amenye no ku bundi buzima busanzwe, twamubwiye yuko 5 guteranyaho 5 ari 10 ariko dukoresheje intoki zacu zo ku biganza 2. Ubwo atahanye yuko intoki zo ku biganza aba ari 10. Dufashe abana bacu kwiga neza kugira ngo ibintu bijye bigenda neza umunsi ku munsi. Mwakoze cyane kuduha umwanya wacu, mukomeze mudukurikire. Imana ibahe umugisha. Ciao.